Ikaze cyane wakoze kubana natwe kuri The Fina Topic. Uyu munsi tugiye kugaruka ku izina Gislaine. Niba twa Gislaine, ndagushuje aho uri hose, ukomeze kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza. Gislaine ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'igifaransa, rihabwa umwana w'umukobwa. Iyo ari umuhungu aba yitwa Gislain. Ni izina ryiza cyane risobanuye isezerano cyangwa se pledge. Ba Gislaine bakunda gutera abandi imbaraga ngo badacika intege. Ba Gislaine bakunda kugira ibikorwa byiza cyane. Gislaine kubera kwigirira icyizere biramworohera kumenyana n'abantu cyane. Gislaine nagakunda kuba ari wenyine, akunda kuba ari kumwe n'abandi bantu, mbese muri make nagakunda kwigunga. Gislaine akunda umuziki cyane. Gislaine yari umunyeshuri kandi ngo ntago aba akunda kwiga kubera ko adakunda ikintu cyose gitwara umwanya muremure cyangwa gisaba gukurikira umwanya munini. Gislaine kandi ngo agira impuhwe. Gislaine ngo akundwa n'abahungu cyane kandi akangwa n'abakobwa bafite ishyari. Agerageza kugufasha iyo ukeneye ubufasha. Gislaine kandi ni mwiza kandi ateye bitangaje. Uyu Gislaine twagarukiyeho uyu munsi. Ushaka ko nawe tugusobanurira, jya hasi tubwire. Wakoze kubana nanjye, ukomeze kugira ibihe byiza.